Ndabasuhuje mwese mudukurikira mbibutsa gukora subscribe kugira ngo mujye mubana natwe mu nkuru za filime tubagezaho. Iyi ni Hotel Rwanda, filime ya Rusesabagina Paul. Inkuru itangirana na Paul ari kumwe na mugenzi we Dube ku Bahutu, ariko Paul aramuhakanira. Ubwo baba bari mu bubiko bwa George, igisanduku cyuzuye imihoro kiragwa ikameneka. George afata umwe muri iyo mihoro awereka Paul, akamusobanura ko iyo mihoro bayivanye mu Bushinwa. Ubwo baba bari mu modoka basubirayo, Dube abwira Paul ko George Rutaganda atari umuntu mwiza. Akomeza amubwira ko ajya ashishikariza Abahutu kwica Abatutsi kuri radio, ariko Paul ntabwo ahita abyemera. Ndetse umubano we na George ubushingiye kuri business bakora gusa. Mu nzira bagenda bahura n'interahamwe nyinshi, Dube akagira ubwoba bwinshi kuko bamwe muri zo baba bamuzi kandi bazi ko ari Umututsi. Ubwo bendaga kuvumbura Dube, Paul yafashe ishati y'interahamwe yari yarahawe na George, ayereka interahamwe azibeshya ko ari ku ruhande rumwe nazo, akoresheje ijambo Hutu Power. Barabaretse barakomeza bagera kuri Hotel Amahoro. Mu nzu ya Paul abana baba bari gushushanya ku mpapuro zabo. Umuhungu wa Paul aza aho Paul n'umugore we bari, ababwira ko abonye abasirikare ku muhanda, abasaba kuza ngo barebe. Mu gusohoka, Paul yabonye umuturanyi we yarazi ari gutotezwa n'abasirikare maze bahita bamujyana. Umunsi wakurikiyeho kuri hoteli haje umuzungu w'umunyamakuru aganiriza bamwe mu bari muri hoteli ashaka kumenya itandukaniro riri hagati y'Abahutu n'Abatutsi. Uwo baganiraga yamubwiye ko ari Ababiligi baje bagacamo abantu amoko ubundi atarasanzwe abaho. Yamubwiye ko Ababiligi bashyize ku butegetsi Abahutu bakabereka ko bagomba kwihorera ngo kuba bakandamije imyaka myinshi cyane. Kuri televiziyo General Bizimungu yari ari kubazwa ibibazo, aho yabajijwe niba bari gutozwa ari abasirikare, ndetse abazwa niba yemeranya n'icyemezo perezida yari yafashe cyo gusinyana amasezerano y'amahoro n'inyeshyamba, maze arabyemera. Ni amasezerano yagombaga gusinywa hagati y'Inkotanyi ndetse na Perezida Habyarimana. Mu cyumba cy'icyubahiro, Colonel Olivier yari afite ijambo ari kuvuga ku masezerano y'amahoro yendaga gusinywa. Abaraho bose bishimiye ko amahoro agiye kuboneka. Bumaze kwira, muramu wa Paul yamusuye aho yari ari muri hoteli, yamubwiye ko inshuti ye yamuburiye imusaba guhunga kuko ngo akabo kendaga gushoboka. Paul yumvaga ibyo bidakwiye kubahangayikisha ngo kuko iyo nshuti yari yo muri Hutu Power, wenda yumvaga ari ukubakanga gusa. Ariko muramu we Thomas yamubwiye ko nawe afite ibimenyetso kuko hari aho yari yatangiye kumva baca amarenga bakoresha ijambo gutema ibiti birebire. Paul yanze kumwizera cyane ko yari yishingikirije ko umuryango w'abibumbye uhari, yumvaga nta kiri bubabeho, ndetse yari azi ko hamaze gusinywa amasezerano y'amahoro nta kibazo kigomba kubaho. Yamusabye ko bajyana iwe bakaganira kuri icyo kibazo bari kumwe n'umugore we akaba mushiki wa Thomas. Ubwo yari ari mu nzira agenda, Paul yabonye amazu y'Abatutsi yatangiye gutwikwa, ndetse abona imodoka z'abasirikare zizerera mu mihanda zisaba abaturage kuguma mu mazu yabo. Ubwo yageraga iwe yasanze nta muriro uhari. Yari ari gushaka umugore we, ariko yasanze abaturanyi be benshi bahungiwe mu cyumba bafite intwaro gakondo. Umugore we Tatiana n'abaturanyi bamubwiye amakuru y'uko perezida yishwe, ndetse bamubwira ko amazu y'Abatutsi yatangiye gutwikwa. Bamubwiye ko bahungiwe kuko ari we muntu wenyine bashoboraga kwizera. Bitunguranye babwiye amakuru ko umuhungu wabo ari hanze mu baturanyi. Bahise bata umutwe basohoka bihuta bajya kumushaka, maze bamubona yihisha ahantu mu bihuru yuzuyeho amaraso. Abaraho bose bagize ubwoba. Paul n'umugore we batangira guhanagura uwo muhungu wabo, ariko baza kubona ko amaraso amwuzuyeho ataraye. Nubwo bishimiye ko ayo maraso yari amuriho ataraye, umwana yari yahungabanye cyane ku buryo ntacyo yashakaga kuvugana n'ababyeyi be. Umunsi wakurikiyeho bumvaga amasasu avugira imusozi. Ubwo bari kumva amakuru, bahise baniyumvira itangazo ry'uko perezida w'u Rwanda yapfuye, ndetse bumva havugwa ko Abatutsi bagomba kubiryozwa. Paul yahise yumva bamuhamagara. Arebye hanze abona abasirikare bariwe hanze, maze yikuramo ubwoba arasohoka ajya kuvugana nabo. Bamubajije ibyangombwa bye, abereka irangamuntu, bahita babona ni Umuhutu. Babonye abantu bihishiwe, ariko asaba abasirikare kutabica ahubwo bakamutwarana nabo. Mu muhanda bagenda bagiye babona imirambo y'abantu bishwe iri ku mihanda. Paul yabagejeje kuri hoteli, abwira abasirikare ko agiye kureba imfunguzo za sefu yabikagamo ibintu bye by'agaciro. Yagiyeyo abasha gukuramo amafaranga. Ubwo yaherezaga abasirikare imfunguzo yari ari gutitira, bamubwira ko ubwo yabagambaniye kugira ngo agumane n'abo Batutsi baticwa, bikaba ari nabyo biri gutuma atitira. Paul yashoboraga gutanga amafaranga ngo abo Batutsi baticwa, ariko ntiyari ahagije ngo bose barekurwe. Yagerageje kubumvisha ko baramutse bageze kuri Mille hoteli yabaha andi mafaranga menshi. Abasirikare baje kubyemera. Abantu bose muri hoteli baba bacitse igikuba, abanyamahanga bose bari kubyiganira muri hoteli baka pasiporo zabo. Paul yajyanye umuryango we mu cyumba cyiza, bamwe mu baturanyi yahungishije abashyira mu cyumba cy'inama. Abakozi ba hoteli barahuze cyane, akazi kaba kababanye kenshi. Paul yababajije aho Geregwari ari.
yamusanze mu cyumba cya hoteli amusaba aciye bugufi gusubira mu kazi nk'abandi bakozi, ariko Geregwari ntabwo yahise amwumva, ahubwo yamubwiye ko ari bubwire interahamwe ko Paul yahishe abatutsi muri hoteli. Paul yasaga n'udafite na kimwe yabikoraho. Paul abahuze cyane ari kuvugana n'abakiriya ba hoteli. Hari umuzungukazi uhita uzana abandi bana aje kubahungisha, ahita abwira Paul ko hari abandi bana agiye kuzana. Nubwo nta cyizere cy'uko musaza w'umugore we yari akiriho, yasabye uwo muzungukazi kumugirayo akareba ko we n'abana be bameze neza, ndetse amuha agafoto kabo. Ku munsi wakurikiyeho, abanyamakuru bari bari gutangaza uko muri hoteli Mille basubira mu kazi, maze bamubwira ko nta kazi gahari kuko boss wa hoteli yari yamaze kugenda. Paul mu burakari bwinshi yahise ababwira ko kuva ubwo ari we boss wabo, maze baramuseka cyane. Mu cyizere gike, Paul yahamagaye perezida wa Sabena kugira ngo amubwire uko ibintu byifashe muri hoteli. Yamusabye uburenganzira bw'uko yaba ayoboye hoteli Mille. Yahise ahamagaza abakozi bose, abereka icyangombwa yaheshejwe cy'uko ari we uyoboye hoteli. Yafashe ijambo abasaba ko abadashaka gukora basohoka bakigendera, nyuma bose bemera gusubira mu kazi maze bakomeza gukora. Ubwo Paul yajyaga mu cyumba cy'abanyamakuru b'abanyamahanga, abakorana n'umunyamakuru yahasanze bahise binjira bihuta bazana kasete yariho amashusho y'ubwicanyi bwari buri gukorwa. Iyi kasete yariho amashusho y'abantu bari kwicwa, imirambo iryamye ku muhanda. Abanyamakuru bashakaga guhita babitangariza isi. Mu ijoro, umunyamakuru wari wazanye kasete yegereye Paul amusaba imbabazi kuko yerekanye ayo mashusho, ariko Paul yamubwiye ko ahubwo yabyishimiye kuko yari yizeye ko amahanga nabona ibiri kuba hari icyo ari bukore mu kubihagarika. Ariko umunyamakuru mu kumusubiza yamubwiye ko nta kindi bari bukore uretse kubireba bakabagirira impuhwe gusa, maze bakikomereza imirimo yabo. Paul yahise agenda akomeza akazi ke. Umunsi wakurikiyeho kuri hoteli Mille hinjiye impunzi nyinshi cyane. Abanyamakuru batangiye gufotora no gufata amashusho. Hari abasirikare ba UN hasi. Koloneli yibajije kuri Paul wemeye ko izo mpunzi zose zinjira, amwibutsa ibyabaye ku basirikare 10 b'Ababiligi barindaga umugore wa perezida bari baherutse kwicanwa nawe. Koloneli yabwiye Paul ko hari ingabo z'umuryango w'abibumbye zigomba kuzaza mu minsi mike zigahagarika ibyari biri kuba. Ku munsi wakurikiyeho, abasirikare ba UN baraje. Abantu bose bahise bishima kuko bumvaga ko bagiye kurokorwa, ariko Paul atengushye cyane n'ibyo Koloneli yahise amubwira. Ubwo yamubwiraga ko abo basirikare bahawe amabwiriza yo guhungisha abanyamahanga babaga muri iyo hoteli bonyine. Yamubwiye ko abazungu bataje guhagarika kwicwa kw'abaturage kuko ngo abo baturage bicwaga nta gaciro bari bafite imbere y'abazungu. Abanyamahanga bose bahawe pasiporo zabo maze binjizwa muri bisi yagombaga kubajyana. Abasigaye muri hoteli bahise batakaza icyizere cyo kubaho, abagiye nabo bajyana ikimwaro cyo kuba basize abandi bantu mu kaga. Bitunguranye, umupadiri w'umuzungu n'ababikira bahise baza kuri hoteli bazanye abana benshi b'imfubyi bitagaho. Nubwo batifuzaga gusiga abo bana, ariko bahatirijwe kubasiga bakajyana n'abandi bazungu bagenzi babo, maze izo mfubyi zose zisigara kuri hoteli. Bigeze mu ijoro, Tatiana yabwiye Paul kugenda kuko yari umuhutu, akajyana n'abana be b'abahutu, ariko yanze gusiga umugore we. Bukeye, abasirikare b'abahutu baje aho Paul yaraye bamukangurisha imbunda. Abasirikare bababwiye ko bose bagomba kugenda bakava muri hoteli, ariko Paul yabanje kubasaba igihe cyo kwitegura. Paul yibesa abasirikare ahamagara umuyobozi wa Sabena wari uri mu Bubiligi. Muri ako kanya, abasirikare bari gusaba liste y'abashyitsi bose ba hoteli. Paul yari ari kubwira umuyobozi we ko abasirikare babategetse kuva muri hoteli. Yamubwiye ko bari bwica abakozi ba hoteli 100 n'abashyitsi 800, ndetse amubwira ko nta gihe basigaranye. Yahise amushimira, ariko ndamusaba ko bagumye ku murongo gato. Ahita ahamagara mu Bufaransa ngo bagire icyo bamufasha, asaba Paul kujijisha abo basirikare ngo babone igihe cyo gushaka ubufasha. Paul yabikoze nk'uko yari abibwiwe, aha abasirikare liste y'abashyitsi, ariko abaha liste yo mu byumweru 2 byari bishize. Abasirikare bahise bakeka ko Paul ari kubabeshya, ndetse bamenya ko nta bazungu bakiri muri hoteli. Mu kanya gato, abasirikare bahise bahabwa itegeko ryo kugenda. Abasirikare bararakaye cyane, ariko bakora ibyo bategetswe baragenda. Uwo munsi abari muri hoteli babashije kurokoka. Umuyobozi wa Sabena yahamagaye Paul amubwira ko yingiza abafaransa n'ababiligi ubagaruke nabo babatware, ariko amusaba imbabazi kuko bari bamuhakaniye. Paul yegereye abari muri hoteli ababwira guhamagara abantu baziranye ngo babamenyeshe inzoga bicaranye ku meza. General yakomoje ku ngingo yo kuba abazungu bose batereranye Paul, ariko amumara impungenge amubwira ko azamwitaho. Paul yamusabye ko yabaha abapolisi bo kubarinda interahamwe zashakaga kwica abatutsi, ariko General yamubwiye ko abapolisi bose bahuze cyane. Mu kugerageza kubimwumvisha, Paul yabwiye General Bizimungu ko ababiligi bazahemba abagize uruhare mu kurinda ibikorwa byabo biba mu Rwanda, harimo n'iyo hoteli. General yabaye nk'ubyumva, Paul atangira kumushimira.
yahise anamusaba kumubwirira Gerigwari ko yasubira mu kazi nk'abandi bakozi. Ibyo birangiye, Paul yabwiye Gerigwari ko bagomba kujyana kwa George ku irembo rya George hanze. Abakobwa benshi b'abatutsi baba babambitse ubusa bakabafungirana nk'abafungirana inyamaswa. George yaraje, Paul atangira kumubwira ibyamugenzaga. George we yagerageje nanone kumwumvisha ko agomba kujya ku ruhande rw'abandi bahutu bari bijanditse mu bwicanyi, ariko Paul yamubwiye ko agomba kugenda. George yabwiye Paul kunyura inzira yo ku mugezi kuko ariyo yari imeze neza. Mu nzira basubiyeyo, bageze ahantu imodoka itangira kwicuguza cyane. Ntabwo babashaga kubona ibyo yari iri gukandagira kubera igihu cyari cyinshi cyane kandi butaracya neza. Paul yasabye Gerigwari guhagarika imodoka ubwo ikirere cyatangiraga kweruruka n'igihu kiri kugenda. Paul yavuye mu modoka abona ni imirambo myinshi irunze mu muhanda banyuraga hejuru. Yasubiye mu modoka abwira Gerigwari kutagira n'umwe aza kubwira ibyo babonye, maze basubira kuri hoteli. Bageze muri hoteli, Paul yari afite igihunga cyinshi cyane ku buryo no gufunga karuvati byari byamunaniye. Yagiye hasi ararira cyane. Bumaze kwira, yatumiye umugore we ku gisenge cya hoteli ngo basangire icyo kunywa. Bagiranye agahe keza baranasomana. Mu biganiro bagiranye, Paul yazamuyemo ikiganiro asaba umugore we ko yazaza hejuru y'iyo nzu agasimbuka akiyahura aho kugira ngo interahamwe zizamwica urw'agashinyaguro, ariko undi yamubwiye ko ibyo atabishobora. Paul akomeza kumwinginga maze barahoberana. Bukeye bwaho, abasirikare ba UN baraje. Bababwiye ko ubwo bahamagaraga byatanze umusaruro. Batangiye guhamagara imiryango iri kuri liste bari bafite. Uwo bahamagaye akava mu bandi akagenda akajya mu bagombaga guhungishwa. Koloneli yasezeranyije abasigaye ko hari indi ndege izaza gutwara n'abandi bari basigaye. Abantu bamwe batangiye kugarura ibyiringiro. Umuryango wa Paul nawe uri kuri liste y'abagombaga guhungishwa uwo munsi. Paul yegereye umuzungukazi wakundaga gufasha imfubyi, amusaba ko yamuzanira abana ba musaza w'umugore we ataraza aho basigaye baba. Uwo muzungukazi yarabyemeye, ariko Paul amusaba ko agomba kubikora bitarenze saa moya z'igitondo kugira ngo bajyane n'abandi bagombaga guhungishwa. Imiryango yahamagawe yari iri kwitegura kugenda, ndetse abenshi bari bamaze kurizwa ikamyo yagombaga kubatwara. Ubwo Paul nawe yari agiye kwinjira, yahise abireka abwira umwe mu bo bagombaga kujyana ko yamubwirira umugore we ko we atari bujyane nabo. Yumvaga atagomba gusiga abandi baturage kuri hoteli nta n'undi muntu wo kubafasha abasigiye. Ibintu byose byari bimeze neza, ariko umugambanyi Gerigwari yahise ahamagara abahigaga abatutsi ababwira ko hari abari bagiye guhungishwa bava muri hoteli Mirikorine. Mu nzira bagenda, interahamwe zafunze umuhanda banyuragamo zibabuza gutambuka. Ayo makuru yageze kuri Paul, maze ahita ahamagara General Bizimungu amusaba kugira icyo yabafasha. Imodoka yari izengurutswe n'interahamwe zishaka kwinjira ngo zica barimo, birangira abari bahunze basabwe gusubira kuri hoteli. Umugore wa Paul, Tatiana, n'abandi bari kumwe babashije gusubira muri hoteli, ariko Tatiana yari yarakariye Paul cyane. Paul yamusabye imbabazi bongera kwiyunga. General Bizimungu yaje gusaba Paul ikiguzi cy'uko yarokoye abantu nk'uko Paul yari yabimusabye. Paul yabanje kumubwira ko ntacyo kumuha afite. General ahita amubwira ko ubwo bibaye ku nshuro ya nyuma amufasha kuko ngo ntacyo yari amumariye. Mu ijoro bari kurya, Paul yabonye umuntu arasa igisasu cya roketi kuri hoteli. Ahita ashyira umugore we Tatiana hasi ajya muri hoteli kureba uko byifashe. Bamwe bari bamaze gukomereka cyane. Ku munsi wakurikiyeho, abantu bari batangiye kuvoma amazi yo muri pisine kuko andi mazi yari yashize. Muri icyo gihe Koloneli yari arimo kuganira n'abandi ababwira ko hari uburyo bose bashoboraga guhungishwa, ariko yahise anababwira ko byatwara iminsi 2. Paul yahise yiheba cyane abwira General ko ubwo nta kundi, ubwo nyine ntacyo abamariye. Mu ijoro baryamye, Paul yibutse ibyo yabitse mu yindi hoteli yitwa Diploma Hotel. Mu gitondo yabyutse ajyana na General mu modoka y'abasirikare bajya kuri Diploma Hotel kugira ngo arebe ko hari iby'agaciro yahakura akabiha abasirikare bakamurindira umutekano. Paul yabwiye General Bizimungu kuzana abasirikare kuri hoteli bakarinda abaturage, ariko undi arabyanga amubwira ko bagiye guhindura ibirindiro byabo bakimukira igitaramo. Paul ntiyashakaga kubyumva kuko yumvaga nta bundi buryo asigaranye bwo kurinda umuryango we wari uri mu bahigwaga. Paul yatunganyije cyane General amubwira ko nyuma y'ibi azafatwa nk'uwakoze ibyaha by'intambara niyanga kubarokora. General nawe yahise arakara cyane atunganya Paul, anamubwira ko azamubera umutangabuhamya w'uko nta byaha by'intambara yakoze nubwo abari bari muri hoteli bose baba barishwe. Paul yahise atuza amubwira ko nta na kimwe azavuga, azamureka agafatwa nk'uwakoze ibyaha by'intambara. Byarangiye General na Paul bagarutse kuri hoteli. Ubwo bahageraga basanze interahamwe zafatiye abatutsi hanze ya hoteli. Paul yari yinjiye muri hoteli ajya gushaka umuryango we, interahamwe zihita zimubona. Abasirikare bahise binjira baramukiza, akomeza agana ku gisenge cya hoteli aho yasabye umugore we ko yazihisha, bamubona agasimbuka kiyahura aho kugira ngo bamwice urw'agashinyaguro.
yageze hejuru aramubura, asubira gushakira mu cyumba no muri dushe za hoteli. Ubwo yafunguraga dushe yasanze umugore we n'abana ariho bari bihishe. Basubije umutima mu gitereko ubwo babonaga ari Paul waruje kubareba. Nyuma impunzi zabashije kurokoka zari ziri kujyanwa muri bisi zerekeza ku kibuga cy'indege, izindi zo zari ziri mu nkambi. Mu nkambi Paul n'umugore we babanje gushakisha umuryango wa musaza w'umugore wa Paul bari barabuze mbere yuko nabo bajya muri bisi ngo berekeze ku kibuga cy'indege. Wa muzungukazi ukunda gufasha abana witwa Acha abona akana akabona kameze nk'ako yigeze kubona muri hoteli, ndetse akamenya ko ubwo ariko Paul n'umugore we bari gushaka. Ubwo Tatiana na Paul bari babuze n'umwe babona, basubiye muri bisi bigendeye. Acha yarirutse yiruka kuri bisi ahamagara Tatiana, baramubonye bava mu modoka, ababwira ko yabonye umwe mu bana bashakaga, ndetse abasaba kujya kumureba ngo nawe bajyane. Bahise babona utwana twa musaza wa Tatiana babasha kujyana natwo maze barukuka batyo. Nubwo babonye abo bana ariko ababyeyi babo bo ntabwo bigeze bamenya irengero ryabo. Nta na rimwe intambara iba nziza, ikizana gusa ni urupfu no guhungabana ku bayirokoka.